twongeye kubakira tubifuriza n'ikaze kuri channel yacu Update Trends. Mukomeze kugenda mumera neza aho mugiye murere hagiye hatandukanye. Nyaboneka nkuko mumaze kwimenyera channel yacu igenda ibazana ibintu by'ubwenge, ibintu bigiye bitangaje byarabaye mu mateka y'isi ahashize. Ariko nyaboneka mukomeze nawe kugenda mutwereka urukundo, mutugaragariza urukundo. Ibiganiro byacu mu birebe kuko buriya tutabafite nta kintu twakigezaho. Nta twakigezaho, niyo mpamvu rero tuba tubasaba namwe inkunga yanyu ikomeye cyane ni ugukora subscribe, mugashyiraho like, mugashyiraho comment. Izo nizo nkunga tuba tubasaba kuko nibwo buryo ki mwabasha kudufashamo, cyangwa se n'indi support wenda mwatugezaho. Twashyize nimero yacu hasi aho ngaho, mwaduhamagara mukatubwira. Uyu munsi rero muri za nkuru zacu cyangwa se bya bintu bigiye bitandukanye byaragiye mu mateka y'isi bitangaje bigiye bitandukanye, uyu munsi twatembereye dusanga nyaboneka ari abantu buri babayeho buriya nukabona uko ubuzima ubayemo utekereza ko ariko abantu bose babayeho. Uyu munsi twaje kuba twabona umugabo w'igitangaza, ninkubwira ibye nawe uratungurwa uratangara, kubera ko twatunguye twibajije ukuntu uwo muntu ameze. Sundi twabyibajeho cyane biraturenga, tuvuga ateka tubishyikirize abakunzi ba channel yacu nabo babashe kuba bakumva ukuntu kwisi bimeze. Kwisi ko ari ibintu byinshi bigiye bitangaje. Mu gihugu cya Vietnam mu ntara ya Kangai hari amashyamba manini cyane nyine atarimo abantu benshi, kuko buriya nawe murabizi muri biriya bihugu byo hanze hari ukuntu bigiye bifite amashyamba manini. Hari ishyamba rinini cyane ku buryo nta n'umuntu ubamo, wenda hano mu Rwanda wenda baye urugero rworoshye ku bantu mushobora kuba mwaranyuzeho kuri Nyungwe cyangwa se muzi Nyungwe, mu buryo ari ishyamba rinini. Ni ishyamba rinini ku buryo nyine buriya niyo uri kuva Rusizi urabibona, ni ishyamba ushobora kuba wamaramo hafi amasaha, hagati y'isaha imwe cyangwa amasaha abiri ukiri kugenda utariheze. Murabona ko ntaho zituyemo, nta amashyamba manini y'inzitane, nta n'umuntu waturamo. Rero no muri Vietnam hari amashyamba ashobora kuba ari na manini kurusha ririya ngayibaze adatuyemo abantu. Ubwo rero mu 1970 ubwo intambara ya Vietnam yari irimbanije imeze nabi, ari amasasu, urupfu, ibintu by'imfa ari byinshi cyane, abantu bari gupfa cyane. Niho umwana witwaga Ho Va Lang yaje kuba yakura mu buryo none abasha kuba avuka nyine mu icyo gihe cy'intambara y'amasasu n'ibiki byose bigiye bitandukanye. Ubwo rero ise wa Lang Ho Van we yitwaga Ho Van Thang yabonye umugore we n'umwana bapfuye. Ubwo nyine na abavandimwe ba Ha Va Lang ubwo bari bamaze gupfa, yaravuze ati rero no kugira ngo uyu mwana wanjye wundi nawe nsigaranye umwe bitaza kwa bya bibazo, yaje kuba yamufata bavuga ngo bigira kwibera mu ishyamba, ajya kwisha mu ishyamba ry'inzitane. Baragenda bamara muri gihe kinini. Noneho rero urabizi mu ishyamba buriya nuko nyine ubuzima tuba twawufashe nk'uko, ariko buriya mu ishyamba ubasha kuba wabamo, ariko ubwo nyine nimba ugiye kuba mu ishyamba ni kwa kundi usanga utunzwe n'inyama n'ibyatsi bigiye bitandukanye. Nyine mu mashyamba barimo imbuto babyumva, ugasanga ugizo nyama, ugizo mboga, amazi uyafite ni hano bari kwemera by'umuteta gusinanywa amazi atetse, gusinanywa amazi atari jibu, ubunywa amazi aya ngaya ari naturel, amazi nyine aya ngaya mu mugezi. Abo bantu rero baragiye bigira mu ishyamba babaho gutyo. Noneho rero mu ishyamba Lang yakuriyemo ntabwo yarazi ngo ese ubundi mu mujyi bameze bite, ubuzima bwo mu mujyi ntabwo yarazi. Urumva ngo yagiyemo ari umwana ajyanwemo na se, barakomeje rero baragenda biberamo kumvaga hanze intambara irimbanije. Uwo mugabo ntiyigeze ajya ku ishuri, ntabwo yigeze amenya iby'ishuri, nigeze amenya mu mujyi, nigeze amenya itumanaho cyangwa se kubavanga ikoranabuhanga ngo telefone zibaho, ibyo ntabyo yamenye. Reka ubundi ubuzima bwe muri make bwari bushingiye ku bimera n'inyamaswa zigenda ziboneka nyine mu mashyamba. Uwo mugabo ntiyarazinga imyenda, ibi byangwe byose mwese muhora mubona mwambaye, reka ibyo ntiyarabizi. We yambaraga imyenda ikozwe mu mubiri y'inyamaswa cyangwa se mu bibabi by'ibiti, nyine kwiyeranje, ikintu bita arrangement, kuba yafata ibyo ngibyo bibonetse muri hafi akaba ari byabasha kuba yabyazamo imyambaro yo kuba yakambara. Uwo mugabo yakuze yirira imbuto, arya amafi n'ibindi byose nyine bigiye bitandukanye bibasha kuba byaboneka mu ishyamba. Numva ko umugabo kandi ikindi nababwira uwo mugabo ubusanga afite ubuzima buzira umuze kurusha ubwacu. Umugabo nta ibintu ubona bigiye bikomeje kugenda bitera ibibazo byo mu nganda, umugabo ntabyo yahuraga nabyo. Rero umugabo urya bya bintu bikina naturel, wa mugabo ukirya imbuto, wa mugabo ukirira imboga n'inyama, akavangamo amafi, agahiga inyamaswa akarya. Urumva ko yabaye mu buzima bwiza. Ubundi se yamwishije gukora imitego yo gufata inyamaswa kugira ngo nyine abashe kwabona inyama zo kurya, gukoresha amabuye nk'intwaro. Urabizi kera
kera bakoreshaga amabuye ari amacumu bakoreshaga kera ahashize babaga ari amabuye basongoye ntabwo nta byuma by'abagabo bakoreshaga amabuye rero se uyu mwana we yabashe kuba yamwigisha gukoresha amabuye nk'intwaro gucana umuriro n'amaboko byumva nta kibiriti cyo gihari ariko afite ukuntu buriya bigeranja kera abana rukuntu twayadufata ugasanga ufashe ibuye urikomye kurindi umururaza cyangwa se n'ibindi begeze kunyereka ariko byo ntabwo nabashe ko nabigerageza ntabwo ndishuwa neza ariko buriya bibaho hari ukuntu ngo ukuba igiti ku kindi ukagikubaho cyane bikabasha kuba byaza gutanga umuriro urumva sinzi wenda nyine ngo se uyu mwana yabaye yamwigisha ubuhe buryo ariko hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye umuntu yacanaho umuriro nyamara adafite ikibiriti cyangwa se umwambi ubwo rero se w'uyu mwana yaje kuba yamwigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye imiti wakwifashisha mu gukiza ibisebe n'ibindi nanga yakuze afite imbaraga z'umubiri birumvikana umuntu urya gutyo umuntu uhora yirukanka mu ishyamba mu guhiga yari afite imbaraga yari afite ubutwari yari afite n'ubumenyi bw'ishyamba ubumenyi bw'ishyamba ko yamenya ati se izi nyamaswa zikunda iki se izi nyamaswa uzahamagara utya imico yazo ni iyi ibiti byabasha kuba byakora nk'imiti ni ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye by'ubumenyi bugiye butandukanye muri shyamba babashije kuba bamaramo imyaka irenga 40 batewe n'abandi bantu nta bantu babonaga n'amashyamba manini ubusanga wiberamo hagati ugasanga abantu ujye ubona yari akibwira ko intambara nyine gikomeye cyane niyo mpamvu batari bari gusohoka bavuga tubi intambara uko biri iracyakomeye ariko uko imyaka yagiye ishira abaturage bo hafi aho ngaho batangiye kubona ko nyine batangiye kubona sinye ko muri iryo cyamba ashobora kuba habamo umuntu baba bari nko ku nkengero z'ishyamba bakabona imitego idasanzwe yo gufata inyamaswa nyine bakagenda babona ko muri iryo shyamba hashobora kuba haba harimo umuntu bakabonamo ibiraro byambukiranya imigezi bakibona ibiraro bimeze bite batangiye gukeka ko hashobora kuba habamo abantu mu mwaka wa 2013 nibwo abaturage n'abandi bashakashatsi baje guharanga n'umusaza se baje kuba bababona nyine baje guhura barababona noneho baza kubona bambaye imyenda bambaye nyine imyenda y'ibibabi kandi babona nyine nta bantu badasanzwe babona abantu uko biri ntabwo basanzwe baba muri society yo hanze ntabwo basanzwe baba mu buzima bw'uganga hanze ubwo rero ariko bafite isura y'abantu bamaze imyaka myinshi bibera mu ishyamba kuko bari abantu basanga kwiyogoshesha usanga bari abantu nyine urabona uko biri ukabyibuka wacu uko biri umuntu yiberaga mu ishyamba baje kuba rero bababona ubwo rero basubiza mu buzima bwo hanze byari ibintu bigoye byari ibintu bikomeye cyane kubumvisha ko bagomba kuva aho ngaho nyine byari urugendo rutoroshye ariko baza kuba bagerageza birakunda noneho ariko Langa wa mwana urumva we ntabwo yari azi kuvuga neza ise we yari abizi ko yagiye muri iryo shyamba ariko ariko umwana wabizi buriya umwana ikimwigisha kuvuga ni uko agenda yumva abantu bamuri iruhande bavuga niyo mpamvu ubyo mwana wari umunyarwanda ariko ukamujyana hanze muri Amerika ahantu atazijya yumva ikinyarwanda umwana ntabwo yakura azi ikinyarwanda nubwo yaba ari umunyarwanda urumva ko nyine uyadabuta kuri mu kwicisha ibintu bikuru uruhande umwana rero ntabwo yari azi kuvuga neza ntabwo yari azi gukoresha icyuma cyo mu gikoni ibyo ngibyo kuri akuntu kujya mu gikoni wikatisha utuntu gake gake ntabwo yari azi kumva ngo urusaku rw'imodoka ngo ni iki ngo abantu ibyo ntabyo yari azi urumva ko kumushyira mu buzima bwo hanze byari bigoye yari intambara ikomeye cyane gusa ntabwo yari umuntu mubi yari ameze nk'umwana abantu usanga nyine atagira umutima mubi yifite umutima woroshye ugasanga nyine wa muntu ukifitemo ubumuntu abantu benshi baramukunze kubera ukuntu yari yimereye urumva umuntu warakotse ubwo buzima budasanzwe umuntu afite igikundiro abantu benshi bagayifuza ko bamenya amateka ye ko yasangiza inkuru ye abantu nyine bituma bakomeza kugenda bamukunda nyuma yo kujyanwa mu muryango mugari Langa yagerageje kubaho ubuzima bushya agerageza kwiyadabuta ariko ari umuntu ukunda gukora mu bintu byo mu mirima agakunda kugendagenda mu mashyamba urumva nyine bwa buzima nyine bwo kuba yarabaye nk'ishyamba akomeza kugenda bumwafekta ugasanga ari wa muntu ukunda kwibera mu bintu byo mu mirima umuntu ntabwo ari kumuzana ibintu by'ikoranabuhanga ngo abe mu buzima bw'ikoranabuhanga ntabwo ari kubishobora mu mwaka wa 2021 niho Langa yaje kuba yapfa ariko urumva ko se we yarapfuye mbere we yaje kuba yapfa nyuma muri 2021 yapfuye afite imyaka 52 abantu benshi bakaba bakeka ko ikintu cyo cyaramwishe ari ukuba nyine impinduka mu buzima ibiryo bishyashya umuvuduko wo kuba mu mujyi ari byo byaba byaramuteye nyine kuba yapfa kuba nyine adaptation yaramugoye kurumva nka meme nk'uwo muntu wari umaze imyaka irenga 40 yibera mu ishyamba ubuzima urumva ukuntu bwari bumeze bituma uzana nk'ubuzima busanzwe agatangira kurya amavuta
agatangira kuba uryo urumva nyine bakeka ko bishobora kuba byaba byaramwishe byaramugizeho ingaruka. Ariko inkuru ye yasigiye cyangwa se yasigaye mu mitima ya benshi, ukuntu umuntu ashobora kubaho igihe kirekire mu ishyamba akagumana umutima mwiza, n'ukuntu isi ishobora guhinduka mu buryo budasanzwe. Urumva nyine ni ibintu bidasanzwe. Inkuru ye yaje kubagwa mu mitima ya benshi bitewe n'ukuntu ari umuntu yigiraga umutima mwiza. Nyine bagomba babona ko buriya nyine umuntu yaje kuba yasiga isomo yuko buriya ibintu byose byicwa n'abantu buriya mu gihe wabaye wenyine ntabwo waba ugira ishyari, ntabwo waba ugira urwango, mu gihe nyine utabashe ko wajya muri sosiyete y'abantu benshi bagiye bafite imitima igiye itandukanye, bagiye bafite imico igiye itandukanye. Inkuru y'uyu mugabo Hovalang ni isomo ku buzima, ku bwihangane no ku mbaraga z'umutima wa muntu muri rusange. Ubundi yaje kuba yatwereka ko abantu bashobora kubaho ahantu hatandukanye, ariko icy'ingenzi ni amahoro n'ubuzima buciye mu kuri. Nanjye icyo nkomeza no kubifuriza abakunzi bacu burara bacu no yacu update trend. Muri icy'ingenzi si ahantu wakuriye, si ahantu wagiye uba, icy'ingenzi hano kugumana umutima mwiza, ukagira ubuzima buciye mu kuri kugira ngo ukomeze kuba waba uwingira akamaro muri sosiyete. Nimba ibiganiro byacu wabikunze cyangwa se ugakunda ibintu tuba twakugejejeho, ndakubwiye ngo ntugasiga udashyizeho like cyangwa comment kugira ngo dukomeze kugenda tubona ko turi kumwe. Kandi niba utarakora subscribe wareba ahantu hasi handitse subscribe kugira ngo mukomeze no kuduteza imbere. Nyaboneka namwe kandi mukomeze kugenda mubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, turabizi ko muzabikunda. Kandi nimba wumva utari watangira kuba interested, ndakwinginze ngo ukomeza gushikama wihanganye. Buriya ibintu byose ni igihe dukomeze rero mukomeze kudushyigikira, gutwereka ko mutwitaye. Buriya natwe dutera imbaraga, bikadutera courage n'umuhati mu byo tugenda dukora. Murakoze.